Karibu ni Zoronge UKG naje kugira ngo twongere tuze muri entertainment. Uyu munsi bazana iki rero? Uyu munsi ndagira ngo wibaze ijambo rivuga ngo niki gitumye ukurikira uwo, yaba Yesu cyangwa se yaba ari umuntu wemera, cyangwa se niki gitumye wemera uwo wemera, cyangwa se niki gitumye barizwa muri iryo dini. Ni iyihe mpamvu? Niki gitumye ukurikira uwo ukurikira? Kabona abantu barashishikaye, bafite imbaraga, barashaka Imana, bariyiriza, barasenga, ikizami cyegereje, bamara gutsinda shatse kugukurikira uri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mubabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi kuza tugeza mu ijuru, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, tuje tugukurikiye, nshatse kugukurikira uri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umunezero ndetse no mu mibabaro, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi yo kutugeza mu ijuru, ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi rwose kuri hafi kuza tujyana mu ijuru. Haleluya! Karibu ni Zoronge UKG naje kugira ngo twongere tuze muri entertainment. Uyu munsi bazana iki rero? Uyu munsi ndashaka kubabwira ijambo rikomeye. Indirimbo ntangiye ndirimba ni indirimbo ya 99 mu Gakiza. Nawe uzakomeza iyo ndusome hariya, ariko uyu nguyu yari kuri ngo nshatse kugukurikira mwami Yesu buri munsi. Ibi turaza kubihuza n'amagambo ari mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bw'isi bwanditswe na Yohana, urebye ku gice cya 6 umurongo wa 26 niho nagize ngo tuze kuvuga naho. Yesu ngo yari amaze umwanya ahagije abantu 5,000, amaze guhaza abantu 5,000, sinshaka kugira ngo tuze kubisubiramo, nga yambuka inyanja. Abigishwa niho handi bakubwira ngo Yesu yambuka inyanja n'amaguru, ngo abagishwa bikira mu bwato, we arabareka, nyuma yaho baza kumana ari kugenda hejuru y'amazi. Noneho hahandi abantu baririye 5,000 bagaburiwe, abantu mu gitondo ngo bamushatse ngo bukeye ngo baramubura. Babona kandi Yesu, bibuka ko Yesu atagiye n'abandi, ngo barangije ngo bashaka ubwato bwabo ngo bajya kumushaka. Yesu kuko yaraza abantu mu mitima, ababonye arababwira ati ndagira ngo mbabwire ngo igitumye munshaka ntabwo ari ibimenyetso n'ibitangaza mwabonye cyagiye, ko yakizaga abarwayi n'ibiki byose. Arababwira ngo impamvu munshatse ni ya migati mwariye mu gahaga. Uyu munsi ndagira ngo wibaze ijambo rivuga ngo niki gitumye ukurikira uwo, yaba Yesu cyangwa se yaba ari umuntu wemera, cyangwa se niki gitumye wemera uwo wemera, cyangwa se niki gitumye barizwa muri iryo dini. Ni iyihe mpamvu? Niki gitumye ukurikira uwo ukurikira, yaba Yesu yaba Muhammad, simbizi uwo wemera, ariko se uzi impamvu ibyo birimo? Haleluya! Niki gitumye ukurikira uwo? Yesu ababonye arabamenya, arababwira ngo impamvu mwaje munshaka ni ya migati mwari. Reka mbaho ubuhamya bukeya. Kera twiganye n'abantu, nawe uzatekereza abantu mwari kumwe, ukabona abantu barashishikaye, bafite imbaraga, barashaka Imana, bariyiriza, barasenga, ikizami cyegereje, bamara gutsinda. Baba we, ndibuka umwe hari uwo yarayoboye na korari, ari umuntu ukomeye cyane.
ntamaze gutsinda bahita bamugirana imasitirisi. Baba we yadusindiraga imbere tureba agahinda kakatwica. Ariko ukibaza ngo niki cyatumaga ashaka Yesu? Yamushakaga kugira ngo amukize ibyaha cyangwa se yagiraga ngo amufashe mu myigire? Wowe urebe niyihe mpamvu uri gukora umurimo w'Imana? Ni imigati muri gushaka muri Yesu cyangwa se nuko agomba kudukiza ibyaha? Ikizakugaragariza umuntu uri gushaka Yesu h'imigati, ibyo gukizwa ntibimureba, ntabwo bimureba. Nyuma muzasanga hari abakora ibyaha ku murimo w'Imana, ngo umunsi w'Imana ngo twitwararike dutya. Hari impamvu turi gukurikiraho Yesu. Niyo mpamvu bagutuburira bakakubwira ngo iguhaye visa, ngo iguhaye inzu, ngo iguhaye imodoka, nawe uti amina amina, Imana igize neza, batizana ituro bakagutuburira kubera ko ntabwo wakurikiye Yesu ngo aguhe ubugingo, ahubwo wamukurikiyeho imigati. Mureke dukurikire Yesu rero tumushakaho kugira ngo azaduhe ubugingo buhoraho, aho kugira ngo tumushakeho imigati. Twe kumushakaho ibigaragara, ahubwo tumushakeho icyamuzanye kuri iyi si. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Ndabakunda cyane. Ni Zorobabeli Ngendahimana, nitwa Zoronge UKG. Unyita uko ushaka ubitewe n'ibihe. Icyo niziho nahamagariwe ni uguhumuriza abayongoye kugira uheba agihumeka. Imana iragukunda kandi nanjye ndagukunda. Ciao ciao.